uyu mugabo ngiye kubwira ushobora kuba umuzi ibyo byose niba uri umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport, niba warakurikiranaga gahunda z'ikipe ya Rayon Sport mu myaka za 2014 2015 cyangwa se 2016, niba warakunze kandi ikipe ya Etincelle yo mu karere ka Rubavu ushobora kuba umuzi cyane kuko ni umwe mu basore bakomeye cyane bakiniye aya makipe yombi. Yakiniye ikipe ya Rayon Sport, yakiniye kandi ikipe ya Etincelle ibarizwa mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Hanyuma rero ubu tuvugana nta kibarizwa ku butaka bw'u Rwanda, yerekeje hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Biravugwa ko abarizwa mu gihugu cy'Ububiligi, ariko ikiriho nuko yamaze kwinjira mu barwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, mu barwanya ubutegetsi buyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Hashize kandi iminsi itari mike hagaragara amafoto y'umukinnyi witwa Nshimiyimana Idi, aho akunze kugaragara afite ibyapa byamagana ubuyobozi bw'u Rwanda, igihugu kandi cyamwibarutse ndetse kandi gituwemo n'umuryango we urimo ababyeyi ndetse n'abavandimwe. Ikaba rero mu by'ukuri yarabaye imyitwarire igawa n'abatari bake biganjemo abo bakuranye hano mu gihugu cy'u Rwanda, uretse abo bakuranye, abo bakinanye ndetse mu by'ukuri n'abo biganye, bakaba bakomeza kugenda banenga imyitwarire y'uyu mugabo witwa Nshimiyimana Idi wakinye cyangwa se wakiniye ikipe ya Rayon Sport, akinira n'ikipe ya Etincelle mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Uyu mukinnyi rero yakiniye amakipe atandukanye nk'uko nabikubwiye, ikipe ya Etincelle, Rayon Sport na Sunrise yo mu burasirazuba bw'u Rwanda iherereye mu karere ka Nyagatare, aho naho rero yahuriye n'imvune yatumye arahagarika umupira by'igihe gito. Nshimiyimana Idi yamenyekanye cyane mu mwaka wa 2008 ubwo yinjiraga mu ikipe ya Etincelle. Muri 2010 kandi Atrako FC yari gusohokera igihugu yarasenyutse, bituma rero hagenda iyi kipe iyo mu karere ka Rubavu ya Etincelle. Izina ry'uyu musore rero by'ukuri ryamenyekanye cyane ubwo yatsindiraga igitego Etincelle yari yasohokeye igihugu mu mukino wayihuje na Athletic Club Leopard de Dorisi yo muri Congo Brazzaville, bakaza kunganya igitego kimwe kuri kimwe. Nibwo rero izina ry'uyu mugabo Nshimiyimana Idi ryaje kugenda rimenyekana cyane. Ubundi yari aho ngaho ari rutahizamu usanzwe, ariko mu by'ukuri aza kumenyekana kuri uyu mukino, yaje kwitwaramo neza, aza kwishyura ikipe ya Rayon Sport igitego bari batsinzwe n'ikipe ya Athletic Club Leopard de Dorsi. Hanyuma ikindi nakubwira nuko muri 2012 nibwo uyu musore wari myugariro yerekeje muri Rayon Sport, yaje kwivamo muri 2014 yerekeza muri Sunrise, ahakina rero igice cya shampiyona muri iyi kipe ya Sunrise yo mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Nyagatare. Muri uwo mwaka rero yavuye muri Sunrise asubira i Rubavu akwera imvune rero ikomeye cyane yarahuye nayo. Kuva icyo gihe rero yahise rero yinjira mu bushoferi, atwara tagisi mu mujyi w'amavuko iwabo i Rubavu, kuko byakomeje kugenda bivugwaho n'abamuzi. Uyu murimo rero ngo yawukoze imyaka igera kuri 2. Muri 2017 asubira muri Etincelle akinira imikino mike. Icyo gihe rero yahise yasinye amasezerano y'imyaka 2. Umupira rero umaze kumunanira ava mu gihugu nyuma yo kugikoreramo amahano. Uyu mukinnyi wari waranditse izina mu mupira w'amaguru yaje guhimuzwa rero n'inda ubwo yinjiraga mu gushakishiriza buhimbano amajwi Diane Rwigara washakaga kwiyamamariza kuyobora u Rwanda cyangwa se igihugu cy'u Rwanda. Nshimiyimana Idi amaze kubona rero ko ibyo yakoze byose byatahuwe ndetse kandi yashobora no kuba yabiryozwa, yese muri rero gutorongera cyangwa se gutoroka yerekeza ku mugabane wa Buraya, akaba n'abarizwa magingo anga. Ageze mu gihugu cy'Ububiligi nta bikorwa by'umupira w'amaguru yongeye kuvugwamo, ahubwo yahisemo kuyoboka iya mukuru we, hinjira mu guharabika ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda. Ku mbuga nkoranyambaga rero Nshimiyimana Idi akunze kugaragara mu bikorwa by'imyigaragambyo mu Bubiligi, ashimangira byeruye ko yifatanyije n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Inshuti yo mu bwana banakinanye igihe kirekire, mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru ry'Akadomo.com yavuze ko ibyo uyu musore yishoyemo ari mukuru we wabimwinjijemo, amushinja rero kandi ubujiji kuko nta urwanya igihugu cyamubyaye, dore ko ari nacyo ababyeyi be batuyemo. Yagize ati biriya bintu yishoyemo twarumiwe, ninjije pe. Ati bariya afatanya nabo baramushutse cyane, bateye igihugu, atekereza ko amasasu yajonjoramo ababyeyi be. Uyu rero ati watanze amakuru yavuze ko Nshimiyimana Idi yagiye ku mugabane wa Buraya asanzeyo mukuru we witwa Ntezamaso Saidi. Bivuga ko rero aba mu ishyaka rya FDI inkingi. Icyakora uyu mukinnyi wakuranye na Nshimiyimana Idi avuga ko uyu musore atakabaye yarahemujwe n'inda. Yagize ati ibyo baguha byose utazagaruka ngo uhure n'ababyeyi bawe, inshuti zose mwareranywe,
abo mwakinanye ntacyo bizigera bimumarira. Nshimiyimana Midi rero numwe mu bana batanu umuryango w'iwabo wibarutse batuye rero mu karere ka Rubavu, umurenge wa Gisenyi, akagari ka Mahoro. Abahungu babiri bavuka rero muri muryango nibo rero batuye ku mugabane wa Buraya, abakobwa batatu bavukana bose barashatse bafite imiryango hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngibyo rero ibivugwa kuri uyu mugabo cyangwa se kuri uyu musore mu by'ukuri wakiniye ekipe ya Rayon Sport, akiniye ekipe ya Etincelle, aza rero kuva mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'uko rero yagiye akora ibikorwa bitandukanye cyane cyane no gushakira inyandiko zitandukanye, harimo inyandiko mpimbano. Madame Diane Rwigara wiyamamarizaga gushaka kuyobora igihugu cy'u Rwanda, icyo gihe bimaze kumenyekana yaje rero gufata y'ubuhungiro yerekeza hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Bivuga ko yerekeza mu gihugu cy'Ububirigi, aba ariho aba ngo yasanze mukuru we, gusa akaba akunze rero kugenda agaragara mu baba bafite ibyapa rero bavuga yuko barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ubutegetsi bwa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame uri ku ruhembe. Mu by'ukuri rero ngibyo bivugwa kuri uyu mugabo ubonaniwe no gukina umupira w'amaguru akerekeza mu barwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, nibyo bimuvugwaho. Naho mu yandi makuru, perezida w'u Rwanda unayoboye umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yasangije indi miryango itandukanye ihuza ibihugu byo muri Afurika ibyiza uyu muryango umaze kugeraho mu bijyanye n'ubufatanye bw'ibihugu biwugize. Ibi Perezida Kagame yabigarutseho uyu munsi ubwo yitabiraga inama yahuje umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'indi miryango itandukanye ihuza ibihugu byo kuri uyu mugabane wa Afurika. Iyi nama yabaye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga, yanitabiriwe na Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri iki gihe n'umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Musa Faki Mahamat. Perezida Kagame kandi yagaragaje ko hari byinshi cyane bimaze gukorwa mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, ahanini bigamije koroshya ubucuruzi n'urujya n'uruza hagati y'ibihugu biwuhuriyemo. Yagize ati nishimiye kubatangariza ko umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ukomeje gutanga icyizere mu gushyira mu bikorwa koroshya ubuhahirane ndetse kandi n'amasezerano ashyiraho isoko rusange. Inzitizi nyinshi cyane zabangamiraga ubuhahirane zakuweho, imipaka ihuriweho igera kuri 13 mu karere ubu iri gukora, harimo uhuza Tanzania ndetse n'igihugu cya Zambia. Ku birebana n'ubuhahirane mu gihugu mu gihe cya COVID-19, Perezida Kagame yavuze ko hashyizweho amasezerano yo gukomeza urujya n'uruza rw'ibicuruza, hatangizwa ndetse kandi n'uburyo bw'ikoranabuhanga bwo gukurikirana abashoferi b'amakamyo mu gihe bafatiwe ibizamini, ibihugu byose bikaba bibona. Yagize ati umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kandi wanagize uruhare rukomeye cyane mu gushyira amasezerano agamije kurinda ihungabana ry'ubucuruzi bitewe n'icyorezo cya COVID-19. Gahunda yo gukurikirana no gupima abashoferi b'amakamyo mu karere hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga kuri ubu irakorwa, ati kugira ngo hamenyekane abafite ibyangombwa by'uko bapimwe byatanzwe n'ibindi bihugu byo mu muryango. Ibi rero byashyize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu mwanya mwiza cyane wo kugira uruhare mu bw'ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano ashyiraho isoko rusange rya Afurika no kuzamura inyungu y'aya masezerano y'amateka. Muri inama, Perezida Kagame kandi yagaragaje ko kubaka umubano utanga umusaruro hagati ya Afurika n'isi ari ingirakamaro ku mpande zombi. Yemeza ko bitangirira ku rwego rw'uturere bikaganisha ku mugabane wose. Naho u Rwanda rumaze imyaka 13 rubaye byuzuye umunyamuryango w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba nk'igihugu kidakora ku nyanja. Hari inyungu nyinshi cyane rumaze kubona n'izindi ruhanze amaso mu muryango utuwe n'abaturage barenga miliyoni 177. Zimwe muri gahunda z'uyu muryango zatumye u Rwanda rugira inyungu nyinshi cyane, harimo ijyanye no guhuza gasutamo no koroshya ubuhahirane. Guhuza za gasutamo byatangijwe muri Mutarama na 10 muri Nyakanga. Ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba byemeranya ku isoko rusange, ndetse muri 2013 byemeranya ku gutangira ako kunoza gahunda y'ifaranga rimwe mu karere. Gahunda yahawe imyaka 10 ngo ibe imaze gushyirwa mu bikorwa. Kumenyekanisha ibicuruzwa byari byarazonze abacuruzi nabyo byarorohejwe hagati y'ibi bihugu. Ubukerarugendo burahuzwa, ishoramari riyongera, ibihugu bimwe bihuza ikirere mu itumanaho, hanakorwa kandi imishinga minini cyane ihuriweho. Ibi byatumye u Rwanda rwungukira cyane mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba binyuze mu koroshya urujya n'uruza rw'ibicuruzwa byo mu karere. Abacuruzi bafite icyemezo cy'inkomoko bakuriweho amahoro bakwaga mbere kuri gasutamo, igiciro cy'ubwikorezi cyagabanutseho hejuru ya 40% binyuze mu guhuza za gasutamo ku mihoro ya ruguru ndetse no hagati. Mu mbere ya 2010 kandi umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba wihariraga 1/3 cy'ibyo u Rwanda rwatumizaga amahanga
muri n'umunani. Ubucuruzi hagati y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bwiyongereyeho 38% bugera kuri miliyoni 2 ndetse n'ibihumbi 115 by'amadolari y'Amerika ugereranyije na 2017. Gutumiza hanze ibicuruzwa ariko bigakorwa hagati umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba byiyongereyeho 42% bugera kuri miliyoni 1,173 z'amadolari y'Amerika muri 8 ugereranyije na miliyoni 125 byo muri 7. Ibicuruzwa byoherezwa hanze ariko hagati y'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba byagize agaciro ka miliyoni 1 ndetse n'ibihumbi 542 muri 8 ugereranyije na miliyoni 1,149 mu Rwanda mu mwaka wari wabanje. Ikabashimire mbifurize byiza turacyakomeza kubana. 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 Byiza